Nizere ko utari gutekereza ibyerekeye umubiri wawe numara gupfa. Abo mufitanye isano bazakora buri kimwe cyangombwa kizaba kijyanye n'ubushobozi bwabo. Bazakwambura imyenda bagukuremo wambara ubusa utabareba. Ntuzabuzi abazaba bakuri hejuru icyo gihe. Gusa bazagukarabya, bongere bakwambike, bagusohore mu nzu, bakujyane ahandi hantu wari uzi mbere y'uko upfa, cyangwa se ahandi hantu uzaba utarigeze unamenyaho mbere hose. Bagiye he kugushyingura? Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kigaragara-gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Mu kigaragara-gatabo cy'uyu munsi, reka twigire isomo rikomeye ku biba nyuma yo gupfa. Abiki bigenda gute? Ibintu bigiye gutuma duhindura uko twabagaho muri rusange muri ubu buzima. Ntiwirengagize ubu butumwa ndagusabye. Abiki nyuma yo gupfa bigenda gute? Ikaze. Nongeye kubasuhuza nanone, kandi mbaha ikaze nishimira na buri wese turi kumwe nonaha mu kiganiro cy'uyu munsi. Ku bantu bashyashya hano, uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Uri ahantu hanyaho rero, Telemontagne Rwanda. Mu gice twahariye amasomo y'ubuzima rero, reka dukomeze n'ubutumwa bwavuye ku muntu wise umuntu utazwi. Ndi muri kumwe muri iki kiganiro uyu munsi, nitwa Samuel Mugisha. Ngo tukikugeza aho bagushyingurira, abantu benshi bazaza mu kiriyo cyawe, abenshi muri bo bazanywe no kugusezeraho. Bizaba bibabaje, ariko se tubitekerezaho kangahe? Reka twige isomo. Benshi muri aba bazaba bamwe muri bo basibye n'akazi, bafite n'ibyo bigomwe kugira ngo baze mu kiriyo cyawe. Byinshi mu byawe, amazu, ya myambaro yawe myiza, wumva gutanatiza n'umuntu n'umwe, bimwe muri byo bizagurishwa cyangwa se bitangwe bifatwe n'abandi, cyangwa se nanone bimwe muri byo bizanatwikwa bitwikwe. Ni ubutumwa bwaturutse ku muntu wise utazwi. Imfunguzo, ibikoresho, ibitabo ku babisomaga, inkweto, imyenda myiza yose wari ufite, byose bizafatwa n'undi, ku buryo ushatse wavuga ko iki cyaba n'ikimenyetso cy'uko isi n'abayituye batazongera gupfa, cyangwa se bazaba batazongera gupfa ko kuririra gutyo gusa ukundi. Ikibi muri ibyo byose, nyuma y'iminsi mike ubuzima buzakomeza. Abatera imbere bazakomeza batera imbere. Wibuke, turi kuvuga igihe uzaba wapfuye bizagenda gute. Ubusanzwe habiki mu kazi kawe ngo bazashyiramo undi, cyangwa se niba warikoreraga ahari nabwo bizahomba ibyo wakoraga. Umuntu wenda ushoboye nkawe, cyangwa se unakurenze mu bushobozi, azagusimbura mu kazi. N'ubu ufite abakuzungura bazabikora, ibyo wari utunze babitware. Ariko reka kwibwira ko nyuma y'ibyo byose uzajya upfa kutugaruka mu mitwe yacu uko wiboneye. Ubaye wibwira ko bizakomeza ko dukomeza kukuvugaho, tukunegura, tunakunenga ku byo wakoze ukiri muzima muri iyi si, waba uri kwibeshya. Ubaye utekereza gutyo rwose waba uri kwibeshya cyane. Bizagenda bite, cyangwa se bigenda gute mu busanzwe? Abantu bari bakuzi ku isura bazajya babwirana bati, mbega umuhombyi agomba ko yaragize ibihe byiza ahari. Abashuti bawe b'imena bazakurira by'amasaha make, wenda reka tuvuge by'iminsi da. Ndakubwiza ukuri ngo burya ngo nyuma y'igihe cyangwa se y'agahe gato bazongera bajye baseka bakwenkwenuke bisanzwe. Abo ni abashuti, nta no kugutekerezaho. Babandi bose bagushukaga bagukurura mu bintu bitandukanye birimo ibirori, bose bazakwibagirwa nyuma y'igihe gito byihuse. Amatungo yawe wari woroye azamenyera undi, haba yo mu rugo cyangwa se asanzwe, azagira undi sebuja. Igihe kizaba kigeze ngo tubike amafoto yawe kure, ubundi usigare uri mu ntekerezo z'abagukundaga gusa. Bamwe bagukundaga bya nyabyo. Ibi ushobora kubyumva neza, kuko ameza n'intebe wicaragaho urya ufata ifunguro bizaba bikoreshwa n'undi iki gihe. Nyuma y'ibyumweru bibiri, ukwezi, cyangwa se nyuma y'umwaka kuri ibiri, uburibwe waduteye abagukundaga cyane buzashira, ubundi dusigaye tukwibuka gusa. Inkuru yawe none ahangaha izaba isa n'irangiye, izaba irangiye. Kizakurikira ni ubuzima tubwirwa, cyangwa se tubwirwa bwa nyuma yo gupfa, cyangwa se nyuma y'urupfu. Ubuzima nyuma y'urupfu uzaba usa n'utangiye bushyashya, kuko ngo byose mu byo wari utunze uzaba warabisize hano ku isi.
umubiri mwiza w'uburanga, umubiri mwiza w'uburanga, izina ry'icyubahiro wari ufite, icyizere wari warubatse, ibyo wakoze byose, konti za banki, impamyabushobozi, imidari y'ishimwe, umugore mwiza cyangwa se umugabo wari ufite, umuryango, famiye, byose bizaba ari ubusa kuri wowe muri iki gihe. Ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Ubuzima bwa nyuma y'urupfu, hano ngo bivuga ko ukenera byonyine ibyo wubatse mu buryo bw'umwuka, ibyo wubatse mu buryo bw'umwuka spiritual, ibyo wakoze, ibyo wanyuzemo ukiri muzima, ukiri kuri iyi si, nibyo biguherekeza ngo ahangaha, nibyo bizaguherekeza, byose bizaba ari ibyo wakoze ukiri muzima, amateka yawe. Bivuga ko iyo ubaho ubuzima ukunda abandi, ukabaha amahoro kandi ubanira neza bagenzi bawe cyangwa se abaturanyi bawe, ari no kuba wubaka ubutunzi bukomeye bw'uburyo bw'umwuka, cyane cyane bukenerwa muri iki gihe cy'ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Babitwigisha buri munsi, ariko se ni bande? Ninde muri twe ubiha agaciro? Umuntu wise utazwi. Ati niyo mpamvu dukwiye kubaho byuzuye kandi tukabaho twishimye uko byagenda kose igihe tukiri bazima. Ibyishimo ugirira hano ku isi muri ubu buzima ugihumeka nibyo bizaguherekeza nyuma y'urupfu, kuko ngo burya nituva ku isi tuzatwara, tuzagendana n'ibyo dufite, ahubwo tuzagendana n'ibyo twatanze. Ijambo rikomeye cyane. Ibyo twakoze, uko twabanye, umuntu utazwi. Ni ubutumwa kuri Telemontagne Rwanda. Wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda. Iyi video yagufashije, ntiwibagirwe kuyiha like, uyisangize inshuti zawe wumva zayikenera, ibyo byaba ari byiza cyane. Hano hari n'indi video nagushyiriyeho ushobora kureba yagufasha kuri ekara yawe, ureba ku kirahuri cyawe uri kureberaho iyi video. Tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda cyane cyane abakunda Telemontagne Rwanda. Naho ubutaha.